sinema, umwe mu bakinnyi beza cyane ariko kandi ni n'umukozi kuko filime agaragaramo ni nyinshi cyane, uretse kuba akina neza ariko kandi n'umusaruro ni mwinshi uragaragara. Tangiye kubiseka kandi nibyo umusaruro ntugaragara se, uragaragara rwose. ndende wo kubihakana wabyemeje cyane kuzi n'umusaruro w'inzu cyane kuzi reka turebe uw'inyuma ariko noneho mu mufuka na konte hari igihe biba bigaragara riga imbere ari byo mwe biri ari bikeya paraporo n'ibyinjira mu mufuka, cyangwa se ibyo mubona inyuma ari byinshi paraporo n'ibijya mu mufuka. Byaterwa nuko mubibona mwebwe uko biba bingana. Nyuma nyine Moses yavuze ati biragaragara. Nyuma kabisa ni sawa. Imbere bimeze bite? Naho ntacyo dushinja Imana. None se ugereranyije uwo ni Nyambo twamwakiriye, mutaza kwibaza ngo ninde turi kuganira. Nyambo yamaze kuhagera, twamwakiriye, twaguhaye ikaze rwose, ikaze wiyumvemo ko ari mu rugo. Murakoze cyane. Yego, ningiye kwita nkubaza ni iki kintu abantu bibeshya batazi Nyambo, ariko ukavuga uti yaba uriya muntu nawe yamenyaga ibingibi kuri njyewe, bibeshya cyane 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 no kuri social media n'abafana bakunda kukwibeshyaho cyane? Ni iki? Abantu benshi cyangwa se abafana bambonamo nk'umutesi, babona ndi umutesi cyane kandi nararakaye bro. Abantu bakubona nk'umwana witeteye, nyine nk'umwana witetesha w'umutesi, kandi se shawo nk'umwana wo mu bisubizo turanjekera aho ngaho, kandi ndi umuribwe mani. Actually ntabwo ndi umuribwe, ariko nyine bo barabifata bakabishyira kuri level irenze, nyine bangira umutesi kandi ubwo butesi se shana nabwigeze, ntabwo ndi umutesi. Bisobanura uburyo utari umutesi. Bisobanure nyine ibyo ushaka ko iyo image ukeneye ko bakugiraho, donc bagufite yuko uri umutesi, ariko siko bimeze mu by'ukuri. Uravuga uti hari uburibwe cyane, nyine baba bumva nyine sindabikubwira gute kuri umuntu aba yitetesha, nyine ari umwana wavukiye mu bikoma by'avoka, ari wa mwana nyine ncira nikubite n'indi umvugiye umwana, utuntu nk'utwo nyine kwa mama wararaye. Ariko byagenze tubwira ubwo buzima bundi. Ntabwo ndi umwana uzi umwana wacira nikubite ku myaka mfite we aravuga ati narasevingiwe bro, nta stress ngomba kwitera, nta kibazo na kimwe ngomba kugira. Ariko iyo ubuzima nyine bwakwigishije urihigira, urisevingira. Uyu munsi barakubona gutyo kubera ko uri icyamamare. Ubundi mbere y'uko uba icyamamare, ubuzima bwawe mu muryango ukura bwari ubuzima bumeze bute, kugeza nyine aho dutangiye kukubona tukanagufata nk'icyamamare? Bwari ubuzima se bwari ubuzima bwiza bwo kujya kuvoma, kuragira inka, kujya ku ishuri, n'ibyo byari nyine byo mu cyaro n'ubundi umuntu anyuramo. Ubuzima bwo mu cyaro bw'umwana nawe urabyumva, ni ibintu nyine biba biri aho, wabyutse wagiye kuvoma, wavuye kuvoma wagiye ku ishuri, uvuye ku ishuri wagiye kuragira inka muri weekend cyangwa se muri vacances, n'ibyo. Kandi ibyo nibyo batekerezaga ko nyine wari bicira aha, wabyukaga ibintu byose. Abana se bacirana ikubita ibyo ngibyo, wabyutse umwana saa 11 za mu gitondo ajya kuvoma, se wacirana ikubite ikosa. Wavomaga hese? Ni kure, hari kure, ariko Imana niba yaduhaye amazi, ikibazo bayazanye shaho warahavuye wanje ngo bumve naho bavomeho bumvaga twazamukaga ahantu, Yesu we, mbega gasozi. Ese nahagana he neza? Actually mu rugo ni njyewe n'ikirehe, rero twavomaga ahantu, kumanuka iwana byari fresh kabisa naribi, ariko kuzamuka wikoreye n'akabito k'amazi hari hameze gutya. Ukagera no ku ishuri wakire bakagukubita kandi wazindukiye kuvoma, none barumura wanjye barabyuka bajya shaka bayasanga mu rugo.
iryo ni ryo terambere ry'igihugu. sa ni iterambere ry'igihugu ariko my friend washaka ko nabo bumvaho babanza kumva ntabwo nambaye inkweto namwe ntimuza wabatizaho namwe. oya ndashima Imana ubu ngubu ni ukuri kw'Imana ko bo batanyuze muri ibyo bintu ariko nabyo nyine ni igihugu cyacu kiri gutera imbere of course ntabwo byaguma hahandi mu myaka 10 wenda byahoze umva ibintu bigomba guhinduka. ni amashimwe yo gushimira nyine perezida wacu uri kutugezaho ibi bintu byose. naho ubundi rwose ntibigepe ntabwo mbatumye kuvoma nabo ubwo batsindwa bakambwira uko byagenze batagiye kuvoma. ni iki kintu wibuka aho ngaho mu rugo Kirehe nyine ukiri mutoya memoritiza ukiri mutoya urwibutso rukuzaho rw'ibintu wenda byabaye ukiri mutoya ukavuga uti bise nibuka aka kantu mu buto bwanjye? byaterwa n'imyaka runaka. ikintu nibuka nko mu myaka yanjye wenda like nko muri 13, 15, 16 gutyo n'ukuntu twifata nk'agakundi k'abakobwa kuwa gatandatu twese tukamanuka tukajya gufurira ku mugezi. gutanguranwa rero umwanya wo kwanikaho bro mwana urwaniragaho kandi nabwo nuko uzamuka mu gasozi ukajya kwanika ahantu hejuru ariko mwaharwaniye ariko mana we ayo mashusho uruzo nzibutso ntizigushiramo. ntago zinshiramo ariko ntago ari ukuvuga ko ari bibi. ni ibintu nyine umuntu aba yaranyuzemo akiri umwana ndetse ni na byiza kuko hari ibintu byinshi byatwigishije hari n'abo byatugize abo turi bo. ndanabitekereza ngo narabyuka nkavoma nkaragira wongeyeho n'ibyo ngibyo kujya kumesera epfo mu kabande. ubwo buzima bwose wabayemo ni gute bwabashije kukubakamo Nyambo tubona uyu munsi 2024 umukinnyi wa filime w'icyamamare mu by'ukuri? ni gute ubwo buzima bundi wabayemo bwakubatse kuba mu uri uyu munsi? urumva kenshi abantu tuba twarakoze ibintu nk'ibyo tuba twarabaye abakecuru mu mutwe. tuba twarakuze mu mutwe kubera gukurira ahantu nk'aho umenye ufata inshingano nyine sometimes zinarenze n'imyaka yawe. so rero iyo ukuze uravuga ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo wenda na murumuna wanjye even iyo wenda bahaba n'iryo terambere ritarahagera ariko byuze ku buryo we atazakirirwa ku ishuri kubera ko yabanje kujya kuvoma iri yepfo kubera ko gutya na gutya na gutya. wenda ashobora kubona ubushobozi bwo kuvuga ngo reka nishyure umuntu amafaranga ajye kugira ute ajye kuvoma azana amazi. ikindi ni uko uvuga ati ahantu nyine wavuye uvuga ntabwo ari uko ari habi nta nubwo ari komite nta nubwo ari kure nta nubwo ari habi ariko uvuga byibuze niba bazanye n'ayo mazi ntago wenda bayahaye buri rugo bayashyize ahantu hamwe basinye nshaka nzabona ubushobozi bwo kuyashyira iwacu mu rugo iryo tandukaniro ntakuze rihabe ari njyewe urihagejeje. uba ufite nyine intego nyinshi zo ugenderaho ndetse uba ufite n'ibintu byinshi wifuza gukorera sometimes ahantu wakuriye kugira ngo wahinduke. si igihe kinini maze muri sinema ariko ibikorwa byawe ni byinshi kandi ni byiza. biragaragara niba ugeze aho kwa porodinga filime buri munsi kuri cano yawe mu masaha 10 hakaba hariho filime ebyiri. nahoze karencekinga amasaha 10 yashize wamaze gushyiraho indi episode bivuze yuko ukora cyane. ariko umuntu aribaza ngo byagenze gute kugira ngo Nyambo yinjire muri sinema? ninde wabaye imbarutso? ninde wavumbuye tara yawe? byagenze gute kugira ngo winjire muri sinema uzane n'uyu muvuduko uriho uyu munsi? wenda muze mbere yuko nasubiza iki kibazo reka tunagaruke kuri iyi nkuru igezweho rwose aho kuri uyu mugoroba wo kuwa gatandatu Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bifatanije na Tito Rutaremara n'umuryango we mu kwizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 80. imyaka 80 ya muzehe Tito. rero umukuru w'igihugu na Madamu akaba bifatanije mu kwizihiza iyi sabukuru. n'abandi bagiye bona n'ejo abantu bose bifuriza isabukuru nziza
muzehe Tito Rutaremara. nibyo isabukuru nziza kuri we. Nyambo nari nkubaje nti ninde wavumbuye impano yawe, byagenze gute? ahantu hambere nakinnye ni kwa Asiya Umutoni. niwe wanyinishije muri filime yiwe bwa mbere, abona n'impano mfite akomeza kunyinisha. nyuma njya muri Zacu, njya kwa Kiramani, kwa Clapton, ngeraho nyine nkora n'izanjye. ariko byahereye kuri Asiya, nanamushimira ko yangiriye icyo cyizere. mu gutangira kwawe wifuzaga kuba Nyambo umeze gute? bigeze he? wenda muri za nzozi wari ufite winjira kwa Asiya, bigeze he uyu munsi iyo wirebye? inzozi nari mfite cyane cyane ni ugukora nanjye ibyanjye, pana nyine kujya gukina muri filime y'undi muntu bikarangirira aho ngaho. numvaga nyine nanjye nshaka gukora filime yanjye kandi igakundwa nk'uko filime yanjye ikunzwe. ikindi nyine numvaga nshaka kugira nyine nanjye abandi bantu mfasha bafite izo nzozi zo kwinjira muri sinema nk'uko nanjye nari nzifite, nanjye bakinjiramo. kandi nabigezeho kuko mfite abantu barenga 20 bararenga muri timu yanjye. ubuzima bw'umukinnyi gusa n'ubuzima bw'umwanditsi, akaba umukinnyi akaba director agashoramo n'amafaranga. gerageza kutwinjiza muri Nyambo w'umukinnyi gusa no mu buzima bwa Nyambo umwanditsi, umudirector ushoramo n'amafaranga, bitandukanira he? Nyambo w'umukinnyi nyine ni ukugenda bakabamuriza muri script agakina, akinjira muri script neza agakina. Nyambo w'umudirector w'umwanditsi niwe wundi nyine uhangayikishijwe nza uploading iki, ejo tuzakina iki, mfite kwandika isi, iyi nkuru bazayikunda, ese niba batayikunda nzakora iki, ese abakinnyi bazayinjiramo, ninde uzakina iyi role. urumva ufite ibintu byinshi mu mutwe byo gukora. ubushize tuganira na Tesi yambwiye ikintu gikomeye, aravuga ngo abantu benshi muri sosiyete baracyavuga ngo ibi bintu mukora birabatunga, ngo abantu benshi b'abapapa baravuga bati se mukuramo burya amafaranga agaragara byatunga n'abo bantu. niba uvuga ko ufite abantu barenga 20 sinema mu kwinjiza kana we turiya tuntu twanyu tugeze twinjiza tujyane mu myinjirize, mu mibereho y'umukinnyi wa filime uyu munsi. hari kuza iki kuri konti? bihagaze bite? impinduka nizi? sinzi wenda impamvu abantu benshi babivuga ni abantu bafite imyaka myinshi nyine bakuzemo. niyo bavuga ati wakana we turiya dukino ukina ubona tuzatuma umwana abona na pampa. ariko ntekereza ko bo baracyari muri cya gihe abantu bakinaga sinema bakajya kugurisha amasede. ntago rero ari cyo gihe ubu ngubu twateye imbere, haje YouTube, turacururiza kuri interineti ikaduhemba amafaranga kandi afatika paraporo nyine na mbere numva ntago bari bafite YouTube channel, bajyaga babishyiraga ku masede bakajya gucuruza CD igura 500 200 magana ngahe, kandi nabwo ugasanga abantu ntago barumva uruganda rwa sinema cyane. ariko ubu nyine abantu bakunda kureba filime, bakunda sinema biteye ubwoba. rero ikindi haje iterambere, turacururiza kuri YouTube, ushobora gukora ukayishyira ku yindi website filime yawe ikakwinjiriza. rero nshuti zanjye turinjiza, mureke kudufata gutwo dukino twanyu. utwo dukino twanyu umuntu ahera 2 za mu gitondo shooting akageza izindi 2 za nijoro atararuhuka. turiya dukino twanyu tubinjiriza ngahe, ngo enga kundi mudukinira ngahe, kumva yadusuzuguye kandi kumva wamubwira ati sha urya niki. ariko menya hari umuntu abikubwiye we noneho birakurya cyane uburyo uri ugasanga rimwe na rimwe umuntu uri kukubwira gutyo naho uriye mu mafaranga. tumva mbwa waje nkaguharore ukanyinira nkajya mupezi. ese Nyambo umukinnyi mwiza ageze ku guhembwa amafaranga ngahe kuri shoot imwe?
si umukinnyi mwiza urumva wabona icyo umuhemba. okay reka tuvuge ugereranyije ukajya oya nta mukinnyi nta mafaranga runaka twateganyije ngo yo guhemba umukinnyi runaka ntayo, ahubwo wowe biterwa na product ari kuguhereza. baba bahembwa atandukanye, ntabwo baba bahembwa amwe of course. hari ibintu kera byabagaho muri sinema no mu bitaramo yitwaga ikizavamo. uracyakorera wa mugani ikizavamo, ugasanga bati rero tugiye gukora ino filime hanyuma dukubite ku masede yacu ikizavamo hanyuma nawe tuzareba no mu bahanzi igihe nateguye agataramo reka dukore turebe ikizavamo. muri sinema ibyo bintu by'ikizavamo biracyabaho. twebwe ntabwo ibyo byakora neza ugute ubwira umuntu ngo kizavamo abona viyuzi filime yawe ikiri kuvamo, ntabwo wabimubwira. muravugana tuzama yawe ntiyitaye ngo iri kuyakwinjiriza cyangwa ntabwo iri kuyakwinjiriza, kuba mwarabyumvikanye. icyakoze ibintu byose habaho ubwumvikane. ushobora ati rero nabona ko nangiye filime ntabwo nzi uko izagenda, niba izakundwa cyangwa se itazabona, niba izinjiza cyangwa itazinjiza, kandi dutangirire hano hato no kwiyemeraho ugasanga nanjye filime arabuze. mugatangira nawe wabibona ko filime iri kugenda, yabona ko iri gutera imbere nawe ubwawe uribwiriza ukavuga ati ni ukuri ko Imana wakoze neza nongeyeho. ariko ngo wakitinga gusa ntiyapfa gukira, ngo bisaba ko nawe wandika filime yawe ngo bose nta buzi badafite YouTube channel bakize. ese ubundi gukira ni iki? ibijyanye nyine byo kuba ugenda mugatwikira umugani wa Sky 2 umeze neza na best friend turababona turahisa nyiri na contake umva ahisa nyibutsa kakana ngo umuntu ngo ukiyigura abagomba kubaga urashasa rero Moses rero nawe reka nyine uwo muhanzi tuyihorere. oya gukira njye ntabwo mbifata kuko aba yari ugukira. kano kanya hari umuntu tuzi bagenda mu modoka, wenda bagenda mu kamodoka gatoya, undi afite Range Rover cyangwa se undi afite iki, ahubwo ngewe kuba nyine utakibura ibyo urya, utabura aho uryama, ufite ikintu ushobora kuba wakura amafaranga akemura inshingano runaka, ariko gukira se shaho ntago twazakira, kuko ubu uvuga ati runaka yarakiza afite imodoka, kandi wowe wita umukire ngo afite imodoka, ashaka noneho indi irenze aho ngaho, ashaka inzu aha runaka, ashaka aha ngaha. ariko iyo ikintu uri gukora gituma ubayeho, urya, ubona ibyo kurya, ubona uryama, wagura uwo mwenda, wagira ute, uri umukire, kuko ibyo n'ubundi hari abandi bari kubirirana nabyo batabifite. Ese ku ruhande rwawe urumva umaze kugira experience ihagije muri uru ruganda nk'umukinnyi, umushoramari, umuproducer, nibyo hari ikiboneka, hari kirimo gituma uyu munsi unabwira wa muntu ati komeza avuga ngo twadukino twanyu, ariko urugendo ruracyakomeje. ubona ari nkahe hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu by'ubuhanzi ni ibintu bisaba ubwenge bw'abantu, bisaba impano, ku buryo rimwe na rimwe usanga nubwo hari ikiboneka ariko kiba kitangana n'imbaraga n'ubwenge bwakoreshejwe. Ubona ari iki gikwiye gukorwa, hakwiye gushyirwa imbaraga ku buryo umuntu yitwa abamiliyarderi munabikesha ibi mukora, aya mafilime yanyu mu by'ukuri? Ntekereza ko nyine byaratangiye, social media ziri kugenda zitera imbere cyane, abantu bari guha agaciro ibikorwa byacu. Nyine iyo uri gukora ikintu abantu bagiye agaciro ntabwo ushobora gutera imbere kuko nta nyungu ushobora kubonamo. Ariko byaratangiye social media, ubona ko ni ibintu bikunzwe, urashyiraho filime ukabona yarebwe, ukabona nyine abantu bakunze filime. Rero uko umubare ugenda wiyongera, noneho bagira gutya bakadukuritiramo n'amaadi, twagurutse. Yatangiye kuza se kandi ubwira nyine nibagira gutya ubwo kimwe mu byo wifuza ko byakorwa nuko Rwanda baduhaye ama-adi nkaba muki mana we siporo gurutse n'amaboko waguruka baduhaye ama-adi. Ni ikibazo mufite gikomeye cyane. Ese reka tuvuge, hari umuntu uri kutwumva kivuga ngo mu Rwanda badushyiriyemo ama-adi ntiyumve n'ibyari byo, avuga ati ntitubareba se ubundi views ntibazibona. Ikibazo kirimo iyo ubivuga ngo babashyiramo ama-adi ubundi ntayarimo, ndagira ngo ngenda bizi ariko hari utabizi.
hari ukuntu ubundi wenda uri nko mu kindi gihugu iyo uri kureba filime hari ukuntu hacamo akantu k'iminota mike yo kwamamaza apana wowe ibyo nkanjye wenda nk'ikintu ngo ndi kwamamaza kuri uri kureba filime ukabona ibintu bishyigiyemo from Norway baramamaje kuriya rero bamamarizamo mu Rwanda twe ntabyo tugira ubu no kureba filime cyangwa se indirimbo ukabona nta kintu na kimwe giciyemo wowe ubwawe urayireba ikarangira nta kindi kintu kinyuzemo ariko iyo turiya tuntu basinobekamo two kwamamaza iki turiya rero turiya tugiyemo adukira kandi ubwo viyuzi nyinshi ni n'izo mu Rwanda viyuzi nyinshi ni izo mu buriya reka nkubwire uzi ko amafaranga twinjiza twebwe ari ay'abantu batari abo muri iki gihugu cyo mu Rwanda ni abarebera videwo cyangwa amafilime bari hanze y'u Rwanda hagacamo turiya tuntu two kwamamaza bivuze ngo mu Rwanda urabirebe ikiyongera ari umubare wa viyuzi ariko nta n'igiceri cy'ijana twinjiza ku muntu wo mu Rwanda noneho ibaze ziriya viyuzi zo mu Rwanda zose tugira kuko nizo aba ari nyinshi hagiyemo turiya tuntu wumve nawe ikintu cyaba wewe umva ngo amatiku akavugiye ku ruhande karumvikanye nkeka ko noneho Riderman niwe wavuze ngo ku isahane ibiryo biri ku isahane murapfiki nkeka ko ari noneho ubwo yanashira ahubwo kuko noneho sense ariko twebwe muri filime ntayo tugira bazatwihere twirire twibereho nuko buriya muri filime yo ntayo akareka muri filime ze wazanamo amatiku akareka ni ukwapuro ni ugukina ibyo ukina bikarangira kuko abantu benshi baba bafatanya mu buryo bumwe cyangwa bazanafatanya wa mugani kugira ngo umuntu azashore undi ho beef kandi mu yindi filime bashobora kuzaba bakinana ari n'inshuti cyangwa ari umugabo we cyangwa ari umugore we cyangwa ari sheri we biragoye buriya cyane muri sinema ubona yuko ni sawa cyane ni iki ikintu wahuye nacyo muri sinema ukavuga uti ari murumuna wanjye namugira inama yo kwitwara gutya ku buryo atazahura nacyo we cyangwa akabazi mesaje ni azi uburyo yakwitwararika mu bintu ibi n'ibi kugira ngo atazahura nabyo muri sinema sugo cyangwa nyuma yo kwamamara reka mvuge muri byose ahubwo ikintu ubusitari cyangwa se iyo umaze kubona izina wibeshya ukirara hari igihe ugera nyine ukirara rikaba ryo ryakuyobora aho kugira ngo uriyobore ugashiduka rero uguye mu manga rero murumuna wanjye namugira nyine nugira imana ukaba umusitari niba ari byo bintu wahisemo wowe uzabijere ubiyobore ntibizakuyobore kuko hari ukuntu bikuyobora ugashiduka rimwe na rimwe wiraye wavuze ibintu bitari ngombwa ugasanga nyine wari wazamutse ariko kubera ijambo rimwe utatekerejeho cyangwa ikintu kimwe ukoze utatekerejeho bisumanuka direct rero mu kwamamara bisaba kwitwararika birenze ibindi bintu byose mu magambo uvuga mu byo ukora mu kugenda mu ko witwara kuko hari abantu benshi wenda baba banagufatiraho nk'icyitegererezo cyangwa baba bifuza kuba wowe rero ugasanga ikosa rimwe ukoze wa muntu yasivuga ati niba nyambari we nafatiraga icyitegererezo akaba akoze iri kosa bya bintu nta mugisha nanjye nabibonamo kandi wenda we yari kuzabibonamo ariko kubera ko yakufatiraga icyitegererezo ukaba ukoze ikosa rimwe ugasanga nyine ubuzima bw'undi mwana urabwangirije rero kuba umusitari bisaba kwitwararika kwitonda mu byo uvuga mu byo ukora uko ugenda uko ugira ute kuko mana njye nabonye imihanda yaranyereye pe yaranyereye papa cyangwa ejo bundi yaravuze ngo iyo biza kuba ibishoboka nkamenya ibyo nzahurira nabyo mu bwamamare sinari kwamamara noneho uwitwa Riderman aravuga ngo iwabo wa sitari ngo habera byinshi ngo ariko duhisha abafana cyane uri ibintu bibera inyuma ya kamera nibyo byinshi nibyo byinshi kabisa rero icyiza nyine rimwe na rimwe kumenya kubitsimba bigende aravuga ngo habayeho ngo abantu ngo inzangano amatiku Riderman wavuga ko ibintu byinshi imyenda ngo ni ugutira hari ukuntu nyine usanga nk'ubu nkaba naba mfitanye ikibazo wenda
nawe ariko kubera ko nyine tutagomba kuza ngo kuri kamera nyine ngo tubivuge tugire ute ubwo nitujya imbere ya kamera tuvuge niba wenda njye nawe dukinana tukaba twaragira n'ikibazo mu buzima busanzwe ntabwo turi bukizane mu kazi nitujya imbere ya kamera niba tubwiye ngo dukine sene turi inshuti turakina sene turi inshuti dukundanye tugeze ute kandi bavuga ngo kati nta wasuhuza undi rero ibibera inyuma ya kamera cyangwa se ibibera mu bwamamare ni byinshi cyane. reka dufate akaruhuko gato twumve ino ndirimbo tujye ku kindi gice tugiye kugarukaho. cyane ariko uburyo bahererekanya amagambo melodi yayo uburyo wumva harimo mase amajwi menshi biragenda bikazana ubwiza bw'indirimbo budasanzwe ariko kandi n'abantu bari kugenda bayisubiramo umwe kuri umwe biraryoshye cyane pe biraryoshye. Ben na Liza Kamere reba nk'iriya ndirimbo Rahira buryo bayinjiramo nanone ukumva Medi na Princess Priscilla buryo nabo bakuranwaga amagambo ni indirimbo nyine hari uburyo izi korabo z'umuhungu n'umukobwa ziryoha cyane atari na hano mu Rwanda gusa ahubwo babireba wenda no muri Amerika. Jordan Sparks yakoranye na Chris Brown ni indirimbo nyine wumva ko zitazifata ku marangamutima kuko buri wese abazana igitekerezo undi nawe akakikiriza. Hano hari abandi ba besto rero wagira ngo nibo bayandikiye bagasubiyemo mbona nyamara ibi bintu abantu bahora babifuriza titi nyamara wasanga ubushize wambwiye ngo kadutegereze nganyumvira ukuntu Moses abanyakira ubushize yanyakiranye mu kavuyo ikaze muvandi yego rakoze cyane ikaze cyokora mbere ko tujya mu bindi byose mu wagize performance nziza ejo bundi muri Connect kabisa yateguye kabisa ararebye navuga nticyokora u Rwanda rufite impano nicyo nta kindi nari kureza ariko siti kubyina yabishyize ku rundi rwego pe impamvu banyita mukuru wabo rero ariko nanone ubwo no kuri iyi ndirimbo naho mwarateguye cyane rega buriya iyo uri on the top y'ikintu runaka kuko mu ngewe muri sinema mu bakobwa dore Nyambo niwe uyoboye babyanga babyemera niwe uyoboye nanjye mu kubyina ni njye uyoboye so ni ukuvuga rero kugira ngo ukomeze ukore ibintu biri kuri level yawe ni uko nyine udakora ibintu bisa nk'iby'abandi. Urabona abandi usanga bakoresha ama-challenge telefone ariko twe twase tuvuga ati akareka cyane nigeze kumva uri kwanga ino ndimo ngo wagira ngo ntago iriya ndimbo nitwe bayikoreye mani baranaduhamagaye bari muri studio baratubwira ati tugiye kubakorera indirimbo niyo mpamvu ubona twebwe challenge yacu ariyo yahise iba iya mbere no suzi biba byaranyuze mu buhe buryo uzeba yarafashwe ryari ira video urabona ari video yafashwe umunsi umwe itirangira iriya ndirimbo ni iyacu abantu batangiye kuba ati iyi kari nziza kurusha official video urumva twagombaga kuyigira iyacu kuko ni iyacu urumva nyine ivuga ubuzima bwacu nyine bwa buri munsi bw'ababesto abantu banze kubyumva ariko bazabyumva igihe kizababwira kizabereka ibisobanuro bya best friend ubu ntabwo murabibona ese nawe wisekeza ngo ntabwo turabibona ntabyo murabona nta kintu murabona tegereza arabura gake kabiri neza ngahe ku mashigasha dutegereze nko mu kwa mbere se tuzaba dutangiye kubisobanura oya ahubwo mwebwe muduha igihe muzabyemera ryari hari akantu wari ukubisemo ngo mwege ngo mutegereze mutegereze dukomeze tubahe impamvu zo kuba ababesto reka tubiganire muri ubwo buryo bwanyu bw'ababesto dutegereze amezi angahe oye nta by'amezi reka tukomeze tubahereze ibituma tuba ababesto ngo ubwo mwebwe itiwirendi ni tiyazi bateze iminsi kenshi nta nubwo ari iminsi imyaka baduteze imyaka uzi ibintu badutega ni byinshi ariko nyine ariko umutego mutinda ushukanye birenge niwo ubwirwa ese iyo mwumva abantu babatega impati babatega iminsi zamubabaza
nyamba azamubabaza ati tazamubabaza diaspora ngo bazamurya bufiriti. Aha. Ibyo bintu byose iyo muri kubyumva mukora iki kugira ngo koko mutazatenguhana dukora iki se? Dukora nk'ibyo dusanzwe dukora. None igihe tumaranye bari bahari, rega nuko bo babibonye ejo bundi kuri social media, ariko tumaranye igihe kinini turi inshuti, turi aba besto, tumeze neza, urumva twubaka boro zacu, urumva. So ikintu cyangombwa nitwe, icyo kintu njya nkomeza mbwira abantu, buriya abantu, inshuti, imiryango, ushobora kuvuga ati wenda ibi bintu nyine ibintu byanyu bimeze bite ubundi, nyine ugasanga sometimes bamwe barabirwananya abandi bakabishyigikira, ariko pariti ya mbere nitwe. Ni ukuvuga ngo twebwe ntituraburizanya, ubwo nyine tuzaba turi twica like relation yacu badufitanye cyangwa se n'amasezerano tuba twaragiranye. naho ubundi by'abantu bavuga mubaze ngo tusoma comment tugahita duseka, tugahita tunywa n'akantu. Aba besto hari ukuntu nyine gushwana hagati y'aba besto bibaho, sibyo? ahantu badashwana kuki bumva nidushwana ari igikuba kizaba giciye. Ntabwo nshaka kugera naho ngaho ko bigira, ariko iyo bibaye tuvuge hari ibyo mutwumvikanyeho nk'aba besto. Hari ukuntu muhita mugata ariko nyamuneka reka ibi bintu tubikemure hagati ejo bundi bari abantu baduteza iminsi batagira. Twebwe ntabwo dukemura ikibazo cyaba kiri hagati yacu turi kuri pressure y'abantu bavuze ngo runaka, ngo bavuze ngo ko tuzashwana, ngo twebwe tubikemura kubera ko inshuti iyo zigiranye ikibazo zicara zikajya inama, ese iki kintu kirakwiriye ko twagipfa? Oya, nese ubundi uzabaho mu buzima udashwana n'umuntu? na mama yakubyaye murashwana? Titi duhuye yarakuze gute tutashwana? mukareba rero mukabona icyo dupfa kiruta icyo dupfana, tukagisolva kikarangira, kandi ubwo nabwo bibaye ngombwa nyine ko bidakomeza, ntago ari igikuba cyacitse. nta mpamvu yo kubwano, nta mpamvu yo gusakuza ngo babantu nabo ngo ba besto ngo warevanga ibiki. Nyine nibyo njye nawe twaba tutumvikanyeho, tukabona ko nyine ubushuti bwacu butakomeza, tukabuhagarika, ariko bitavuze ko twaba tugiye kuba abanzi, kandi ku mpamvu zacu nk'uko twabitangije twanabisoza, nta wundi muntu ubizanyemo hagati. Rero ariko none wibuke yuko ntabwo bizarangira wigira ubwoba. nari ngiye kuvuga wibuke yuko abantu babonye agafoto keza wahuje Titi n'umubyeyi wawe, baravuga bati ibi bintu bigeze ku rundi rwego, ntabwo ari ibintu byapfa kurangira. Ahubwo wowe inshuti zawe mama warazize, ahubwo wakwibaza ngo ngira inshuti. ahubwo se babonye aka gafoto ko bari bakabona, akaba ari bakabona bafunze indobo. aha ariko muraseka mutsungurana. ibyo se ni ibikivuze. Titi yabyumvise ngo twafunze indowa ni y'abayisilamu. urabona mwambaye nk'abayisilamu hariya, kandi mbonye ukuntu kameze. ubonye iki kamozesi kandi reka ni kuri radiyo ntabwo babibonye. mwereke iyo utweretse. Nyambo, impamvu nayo mbivuze ni uko umuntu aba yibaza ati se ababyeyi barabyumva ibya best friend, nyine wagiye mu rugo urabwira uti rero uyu ni best friend wanjye, ubwo mu kinyarwanda uyu ni inshuti yanjye, ariko bitagamije kubana cyangwa byo gukundana. Ababyeyi barabyumvise igihe wagiye kumwereka. wagize yose wafashe urugendo ujya kuyerekana iwanyu inshuti yawe, ntabwo ari ngombwa ngo ufate urugendo ngo ujye kuyerekana iwanyu, kandi nta ngombwa ngo ni ukujya kumwerekana. why not utambwira ngiye gusura mu rugo, nawe akaguherekeza ajye kureba iwabo inshuti yawe, abikure mu kujya kumwerekana. aguherekeje kujya kureba gusura iwanyu, akeneye kujya kureba iwabo wa best friend, aragiye, ababyeyi baramubonye ati si ninde waguherekeje, ni inshuti yanjye yitwa runaka, ni best friend wanjye. rero umubyeyi nta muntu n'umwe, tubikore no mu bubyeyi, nta muntu n'umwe nyine utakishimira ko byibuze ufite inshuti. kuko tuvuge n'urugero, turi i Kigali, mama wanjye ari mu ntara, ntabwo akeneye ko nzajya ngira ikibazo nkajya kumuhamagara ati mama ndapfuye ngize iki kibazo, ntari bunaze ngo namfashe. tuvuge wenda niba nanarwaye
sindi bumamagare mama ndarwaye ngo nujyane kwa muganga ariko byibuze yishimire ko ngize inshuti nzajya narwara nkamubwira besto ndarwaye kandi ntabwo ntashobora gutwara okay besto I'm here for you reka nze nkutware nta kuntu atabyishimiye nyine agakomeza ibyo bintu ni ka kandi wahereye uti se inshuti zawe moze zose wagiye kuzerekana nyine nanjye rega cyangwa niyo haherekeza mpamvu ari inshuti magara mfite inshuti ariko zitari inshuti magara muze uyu rero ni inshuti magara byahawe umurongo ahubwo igisigaye ni ngo muri izi gahunda tubamo twese akantu ka besto kazahinduka kabeho kajyaho kandi ryari iyi Moses natubwira wese ariko aragaradiwetinga pe kandi umwana ari muke itwaye neza kandi twaragaradiwetinze rero si twatangiye turi inshuti bisanzwe twabaye inshuti magara hanyuma hazakurikiraho izahagarariraho se mu bisengero amen kanda akanyenyeri 240 urwego uhitemo rimwe ureba handitse igitego ishyura amafaranga 300 urebe ko wagerageza amahirwe yo gutsindira miliyoni itangwa buri munsi mu nzozi roto uyu ni umukino w'igitego akanyenyeri 240 urwego bigerageze gura telefone yawe aka kanya ukanda akanyenyeri 240 urwego uhitemo rimwe handitse igitego utegereze uburyo bwo kwishyura buze wemeze kwishyura winjire mu muryango mugari warenga 240 bamaze gutsindira iyi miliyoni buri munsi agashya rero niba ufite smartphone downloading application inzozi roto ukinireho igitego kuguza itike ukubirwe kabiri niba uguze itike 10 urakurirwa kabiri wane 20 igihe cyose waba ukiniye kuri application inzozi roto ushobora kwidownloadinga unyuze kuri wa3 akadomo inzozi roto akadomo rwa inzozi roto tsinda dutsinde nyambo filime se nk'uko Titi yabivuze ko hari filime muri gutegura izaza ryari izatambuka he abantu bayitegereze ryari cyane ko yavugaga ko ari we home producer wayo ni filime nshyashya izatangira hatagize igihinduka twifuzaga ko twayitangirana umwaka n'ibishya byaho so twifuza ko kwishutinga aho twarabitangiye ariko tuzatangira kuyapulodinga ku wa mbere kugira ngo mu kwa mbere kugira ngo tubatangize umwaka n'uburyohe bwa filime nshyashya ariko bitavuze ko n'ibanga itazakomeza ko ibanga nayo tuzakomeza kuyapulodinga kuri Miss Nyambo n'ubundi ni nayo mpamvu iriya yindi tuzayifungurira cano nshyashya kubera ko n'ubundi urumva n'ibanga tuwapulodinga buri munsi ntabwo nyine twabona uko dushyiraho n'indi mpamvu twayifungurira cano nshyashya tuzajya tuyinyuzaho tuzatangira kuapulodinga mu kwa mbere izaba yitwa besto nibyo oya ntabwo izaba yitwa besto urumva amazina yayo ntabwo aratangazwa ibindi biracyari ibanga gusa harimo ariko turayibateguje arimo cyane rwose Titi ni umukinnyi mwiza ahantu hose mu kibuga n'inyuma y'ikibuga hose ni umukinnyi mwiza muri filime yagera muri acting yo kubyina akakitinga neza agakora amakorogarafi fureshi ewana hejuru Titi uri kugana ku musozo ariko saa mwabajama mwe tuba tugomba Titi ndashaka ko dusoreza kuri iki buri wese ari gushyigikira undi gute uramushyigikira gute wenda muri sinema ye uwo ari kugufasha ibiki noneho ndashaka ko uvuga ibyagufasha nawe akavuga iby'umufasha mbyinisha nambyinisha ngufasha iki mbyine se ni ukuvuga ngewe ubundi ikintu cya mbere cya danje ni umujyanama mwiza ni umujyanama mwiza ni nayo pati nini ya purenga mu buzima bwanjye urumva kuko buriya ushobora gukora ibintu byose ariko akenshi nyine iyo nta muntu ufite ukugira inama nyine hari igihe nyine ugeraho ngaho ukisama wasande cyane cyane ko bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara so ngewe ibintu bya danje afasha cyane ni ubujyanama naho ubundi ibindi byose dufashanya ni ibyo mu buzima busanzwe nyine kuko n'ubundi akenshi turahorana nk'uko nyine n'ubundi ari kubivuga nanjye ngiye kumukinira muri filime niwe izajya aca kuri cano ye
ariko of course umva tugomba guhuza imbaraga kuko ubundi mu bindi bihugu usanga nta muntu ukora ikintu kimwe, usanga nimba ari Chris Brown akina basket aractinga nyine abakora ibintu byinshi tu. Hano mu Rwanda niho usanga nyine twirimitinga ugasanga nyine ugiye guhahira ahantu hamwe, niyo mpamvu ubona nyine tudakira vuba nyine sometimes urumva. So ngende ndimo ndashaka kubigerageza kubera ko nimba ndi umubyinnyi niba nshobora guhora n'ubundi kamera ndayimenyereye, ikintu gisigaje nyine nshigaze gukora no ukubikora cyane cyane ko ndi kumwe n'umutoza mukuru urumva. So kandi nyeka by the way nanjye ngiye gutangiza movie yanjye urumva, afata uruhande rumwe nanjye mfata urundi. Okay. impande zose ni sawa cyane. urabamerera nabi pe. Wowe aravuze ko uri umujyanama mwiza, we ni iki kuri wowe cyane wenda mu kugushyigikira mu mpano yawe? Abanje kumureba kavuze byinshi ariko mana radiyo we sinziza se ntabwo wakamurebye umuntu yisanzura ni sawa cyane. ntabwo ndi bujye kure nk'ibyo yavuze, nanjye ni umujyanama wanjye mwiza cyane, uriya titaza ubwenge bya hatari, angira inama kandi zikangirira akamaro. Ikindi navuga ngo ni umuhwituzi, kwa kundi ushobora no kuvuga ati ndananiwe n'ubundi se, akavuga ati ejo uzaba mama w'abana. ako kabomba ugomba guhaguruka ugakora kugira ngo batazambara ibishati bya mama wabo. Ikindi nyine anyitaho amakeya bro, ushobora kuba ndi kuri seti nkamugana ndumva nashonje kandi nta mwanya afite wo kujya gushaka ibyo kurya, agahita ambwira what, reka nze nkoherereza ibiryo urye. Ikindi agira umutima mwiza, akunda gusenga, nta shyari angirira, yishimiye iterambere ryanjye. n'ibintu byo gucuruza ifu ntabyo agira. kagasuhuzanya se mwo kabyaramo. ese bafite uko usuhuza best friend wawe? n'ibintu byo wavuze ngo ntashyara kugirira, n'ibintu byo gucuruza ifu ntabyo agira. Ifu ninde gute? yabyumvise nyamba yego no kuri kwimana iyo niyo sirenge nyobewe muri ubuzi. Gusa gucuruza ifu ni iki? Ndamuri kubibaza se ntese ntabwo mubizi n'ibintu byo gufuha ntabyo agira. Inese yamfuhira njyewe ndi girlfriend we. Oya ariko arebye ahandi hatari kwa girlfriend we namudiha. Wewe wamudiha. Okay. Reka ntagomba kurira ku ruhande. Wapi? Okay. Murakoze cyane. Ikindi kintu nashaka kubwira abantu ni kuri kwimana mukomeze mwinywere ibinyobwa bya sana. Iki? Bakomeze. Wakoze rwose. Murakoze. Wakoze cyane.